Noheli nziza n'umwaka mushya muhire bakunzi ba Floris Talks. Turabashimira yuko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Ibyo ni byo bitera imbaraga kugira ngo dukomeze dukore ibiganiro bitandukanye. Mukomeze mubikurikirane mu bisangize na bagenzi banyu kugira ngo tubashe kugira amakuru tumenya ku bintu bitandukanye bigezweho ndetse n'andi makuru atandukanye adufitiye akamaro. Ndabizi neza yuko iyi channel muzayungukiraho byinshi cyane bizabasha kubagirira umumaro cyane. Nyamara gutekereza yuko turi gusoza umwaka, nta kindi kintu ntekereza ngo ni icyo kiganiro abantu mukeneye muri iki gihe turi kurangiza umwaka, ndetse ikiganiro mukazakinjira mu mwaka wa 2025 mufite ibitekerezo byiza kandi bizima. Nta kindi ntekereza ikiganiro kijyanye n'ibintu bijyanye n'ubukungu, dore ko abenshi iyo turi kuganira tuba tuvuga ngo amafaranga yarabuze. Iyi niyo mvugo yabaye rusange ku bantu batandukanye. Uwo ubona akize akubwira yuko amafaranga yabuze, ndetse n'uwo ubona akennye nawe akubwira yuko yabuze. Ariko ntabwo tuzi ngo ese byagenze bite, ese bipfira hehe. Nta nubwo tuzi ngo ese niki cyabiteye, ese ni inyatsi, ese ni umwako, ese ni iki. Uzasanga abantu benshi mwiganye batandukanye b'abahanga bari basobanukiwe ibijyanye n'amasomo yo mu ishuri, ubu ngubu badafite urwara rwo kwishima. Usange n'abandi bageragezaga cyangwa se batari banabishoboye byo ku ishuri, ariko usanga aba bantu bameze neza. Navuga yuko ubu ngubu ari abagwizatunga. Ibyo rero bizagutangaza bibaze ngo ese bo basengeye igihe ntigeze nsengera, ese Imana irabakunda kurusha ko yewe inkunda. Iyi niyo mpamvu yatumye ntekereza kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ubukungu. Rero iyi nkuru iranjyana ikanyera mu mwaka wa 2020, aho naganiraga n'umusaza wari mu kigero cy'imyaka 60. Twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye, ariko mu byo nibuka nuko yambajije ngo ese muhungu wanjye wabuze igitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad. Naramusubize ngo iki kiganiro cyangwa se iki gitabo naragisomye, ariko ntabwo nagisomye ngo ninjiremo mbe namenya byinshi birambuye kuri cyo. Gusa icyo nzi cyo n'iki gitabo ari icy'ubukungu. Yarakomeje, ntabwo yakomeje kugira ngo tuganire kuri icyo gitabo, ahubwo twiganiriye ibintu bitandukanye, dore ko yari umusaza uzi kuganira cyane, ushinga cyane ku buryo amasaha wabonaga atava aho ari, kuko yarakuganirizaga ukabona ntabwo ushaka kugira ngo ube watandukanye nawe. Ariko kibabaje muri iyi nkuru cyane kiye kubabwira nuko uyu musaza mu mwaka wa 2021 yaje gutabaruka. Ubu ntabwo akiriho, ariko ntabwo aricyo tugiye kuganiraho. Inkuru itugenza uko tugiye kuganiraho n'iki gitabo uyu musaza yambwiye, Rich Dad Poor Dad. Rich Dad bivuze papa w'umukire, naho Poor Dad bikavuga papa w'umukene. Iki ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Robert Kiyosaki, wavutse mu 1947, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Hawaii. Iyo mwitegereje ubona ameze nk'abayapani, ariko ntabwo uyu mugabo mu by'ukuri yavukiye mu Buyapani, ahubwo inkomoko ye ikomoka mu Buyapani, bakaba baravukiye ahitwa i Hawaii. Uyu mugabo rero Robert Kiyosaki ni umushoramari, ni umugabo ukoragara imbwirwaruhame zitandukanye ku bijyanye n'iby'ubukungu, ndetse akaba n'umwanditsi w'igitabo. Ni nawe mugabo wanditse igitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad. Uyu mugabo atangira avuga ngo abakire bigisha abana babo ibijyanye n'amafaranga, naho abakene ndetse n'abantu baringaniye ibyo ntabwo bajya babikora. Ese bo baba wigisha umwana wawe ibijyanye n'amafaranga? Mbwira nawe umbwize ukuri muri comment ubyandike, umubwire ngo amafaranga akorwa gutya na gutya na gutya. Bishyire muri comment umbwize ukuri tubyandike tuganire. Iki gitabo yaravuze ati agituye ababyeyi, agituye ndetse n'abarezi batandukanye, dore ko abangaba bakunda kwigisha abana. Akavuga yuko rero ari byiza ko ibintu by'ubukungu bigomba kuzajya byigishwa abana. Uyu mugabo rero Robert Kiyosaki, papa we yari umugabo wize amashuri menshi, dore ko uyu mugabo yari afite PhD. Akaba yarize muri zirimo Stanford, Chicago, izi university zikomeye cyane. Arongera ndetse komeza kwiga n'ibintu bitandukanye. Ibi byose akaba yarabyigaga kuri buruse ya leta. Uyu nguyu Poor Dad niwe wari warize amashuri menshi, ari we mbabwiye wari warize PhD. Urumva ko ari we wari papa w'umukene.
ndetse arongera nanone akavuga yuko undi papa we ntabwo yari yarize amashuri menshi, reka tuvuge ko yari yarize nka segonderi wenda kugira ngo tubashe kugera, yari yarize ariko atarize amashuri menshi nka minuzi. Uyu niwe yise rich dad. Uyu nguyu nubwo avuga ko ari papa we, ntabwo ari papa w'umubyara, ahubwo nuko ari papa we mu buryo bw'ubukungu wamubashije kugira ngo abashe kumenya gusobanukirwa ibijyanye n'amafaranga, ahubwo yari papa w'inshuti ye yitwa Mike. Aba bagabo bombi nk'uko nabagusobanuriye ari poor dads, papa w'umukene ari we papa bwite wabyaye Robert Kiyosaki, ndetse n'uyu rich dad akaba ari papa wa Mike, ariko akaba ari wamuhuguye mu bijyanye n'ubukungu. Bose ibyo bashakaga bari barabigezeho. Ni ukuvuga ngo uyu poor dad yashakaga kwiga amashuri menshi akabona akazi keza, ibyo yari yarabigezeho. Ndetse n'uyu mugabo nawe ibyo yakoraga nawe nubwo atari yarize amashuri menshi, ariko yari yagiye ashora imari ku bintu bitandukanye, nawe byari byaragenze neza. Urumva ko abo bagabo bombi bose ntabwo icyo agamije ari ukugira ngo abatuke cyangwa se abe yasuzugura umubyeyi we cyangwa abe yakora iki, ahubwo aragira ngo agerageze kutubwira kugira ngo tumenye uburyo amafaranga akoreshwa. Mu nama zitandukanye yagiye ahabwa n'aba babyeyi, harimo papa w'umubyara ndetse n'uyu mupapa wundi nawe utamubyara ariko nanone wagiye umuhugura mu bijyanye n'iby'ubukungu, ari we rich dad. Ariko nanone akavuga yuko ikitandukanye abagabo ni iki ngiki, nuko papa we umubyara we yakundaga guhura n'ibibazo bijyanye n'ubukungu, kandi akagira ikibazo mu bijyanye no kwishyura, kuko yishyuraga buri gihe nyuma, mu gihe uwo mubyeyi wundi nawe yabashaga kwishyura ibintu bye mbere nta kibazo, ndetse akabasha kugira n'amafaranga asagura cyangwa se abika, mu gihe wa mubyeyi cyangwa se papa we wize amashuri menshi kugira ngo abashe gusagura amafaranga byaramugoraga cyane. Ibi rero bikaba isomo rikomeye kuri twebwe. Ese wowe nimba ukorera akazi ka leta uhembwa guhera ku bihumbi 30 kugera wenda kuri 5,000,000 bitewe nayo uhembwa, sinyazi, utubwize ukuri, ubasha kugira icyo usagura ukakibika kikaza guteza imbere kigahoraho buri mwanya? Ese uramutse uvuye ku kazi ukoze impanuka, ese wabasha kubona amafaranga gutunga utavuye mu rugo? Bibaze nawe unsubize. Se wowe nawe ukurikiranye ubasha gukora business zitandukanye cyane, ubona itandukaniro riri hagati y'umuntu wikorera n'utikorera ari irihe? Nawe yitanga ibisobanuro bitubwiye muri comment, tuganire kugira ngo igitabo kirusheho kuturyohera. Ntitwumve yuko ari igitabo cyandikiwe abanyamerika cyangwa abanyaburayi, ahubwo tubifate nk'aho ari ibintu byacu. Robert Kiyosaki akomeza avuga yuko uyu mugabo witwa rich dad cyangwa se papa w'umukire yarapfuye, ariko uyu mugabo yasize kuri konti ye miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika, naho mu gihe uwo mundi nawe we yapfuye ariko asiga amadeni gusa nta kindi kintu yigeze asiga. Urumva ko iri ni ritandukaniro akomeje kugira. Robert Kiyosaki akiri umwana, kuko iki ni mu gihe cyo muri 1950, yakomezaga abaza papa we, yamubaza ati se ni gute naba umukire, nabigenza gute? Papa akamubwira ati ese urashaka iki? Urashaka kuba umukire kugira ngo bigende bite? N'iki bishakira birakumarira iki kuba umukire? Mubwira ati ndabishaka kubera yuko akenshi usanga kwa Jimmy cyangwa se ku mugabo witwaga Jimmy bari baziranye cyangwa bari baturanye, abana babo bajyaga baba bafite ibintu bitandukanye bagakoresha iminsi mikuru, twebwe ntibadutumire jyewe na Mike. Ibyo rero binyereka yuko nta bushobozi dufite cyangwa se turi abakene. Papa we yakomeza kumubaza ibibazo, akazunguza umutwe, akajya gusoma ibitabo, ariko ntamuhe igisubizo. Rero ikintu cyaje kuba nta kindi, nuko uyu mugabo witwa Robert Kiyosaki yaragiye aragenda ari ku ishuri aganira n'umwana witwa Mike, yari mugenzi we. Mike ubwo papa we yari wa wundi nise rich dad. Angana kubera iki tutabasha kubona ibintu nk'iby'abana bose babona, ibiki kuko tutabasha kugira ibintu bitandukanye? Kuko nubwo uyu rich dad afatwa nka rich dad muri iki gitabo, ariko muri icyo gihe nawe yari atarabasha gutera imbere, ahubwo we yari afite mu mutwe gusa igitekerezo cyo kubasha kwikorera, ariko atarabasha kugira ubushobozi buhambaye.
ubwo abana bari kuganira mu ishuri bigana ni gute twabasha natwe kuzajya tubasha kugira icyo tubona natwe tukamera nk'abandi bana, tukavugira twa baro, tukagira amagare. Muribuka mu ishuri twiga hari abana babaga bafite amagare, bafite bitandukanye. Aba bana babaga batandukanye n'abandi bana batabifite, baje n'ibirenge bafite, bavuga asanga abana bafite za baro, bafite ibintu bitandukanye. Ibyo rero nibyo ikibazo baganiragaho. Uwo Mike aramubwira ati twebwe nuko turi abakene niyo mpamvu ibyo bintu tutabifite. Aramubwira ati se urifuza ko twakira? Mike aramubwira ati yego ndumva nifuza ko natwe twazamuka tugatera imbere. Baravuga ati none reka tubyemere. Barabyemera batangira kuba inshuti, ariko batekereza ngo niye business twakora se tuzakora iki. Bafashe umwanya barataha ariko batekereza ngo niki twakora. Hashize igihe gito cyane, ikintu wese batekereza baravuga ati reka tuzafate biriya bintu bijyamo korogate. Icyo gihe bya muri iyo myaka y'1950 byakorwaga mu byuma ntabwo byari bikozwe muri plastique. Tuzabifate tubiteranye ibyo bintu tubishongeshe, ushaka kuzakoramo amafaranga, ibiceri by'amafaranga, tugakoramo amasenti 30. Kuko ibyo bintu barabifashe baragenda babijyana kwa Mike, niwe ari muri Richard, bajyana aho yakoreraga igaraje ry'abashaka ko yakoreraga n'ibintu, batangira kugenda bakoramo ibintu bitandukanye, bakora ibyo bintu babikora bagamije gukora ibiceri, gukora amafaranga. Bajya muri ibyo, haje umugore nziza hano yaratutse witwa Miss Martin. Umugore ahageze abona barimo barakora ibintu ibyo n'ibikimukora, babanza guceceka, arebye abona mu bice biri gukora ati yeye murabona ibintu muri gukora koko, ibintu nk'ibi bitemewe n'amategeko. Yabuze akora n'ikindi ni uguhamagara ababyeyi be igitaraganya kugira ngo baze basobanure ikintu abana babo bari gukora. Birabahamagaye kuko papa wa Robert Kiyosaki ari we Powerhouse founder of the machine. Yesa ati ibi biki bakoze bitemewe n'amategeko, twibye n'abana ikindi. Ariko papa wa Mike ari we Richard arabarira ati bakoze ibintu, ariko biragaragara ko ari ibyo bakoresha. Ariko nanone icyo gushimira cyane cyangwa gishimishije cyane ko mwari mu nzira yo kugira ikintu gukora, harimo igitekerezo cyiza cyo kugira ikintu gukora. Iyi ni intangiriro nziza, buri mu ntangiriro nziza yo kugira ngo mubashe kwikorera. Abana rero batungwa no kubona wenda atabakubise cyangwa atababwiye nabi uwo mugabo, ahubwo ababwira yuko bari mu gitekerezo cyiza. Icyo Robert Kiyosaki yasabwira Mike aramubwira ati rero reka tuzare papa wawe tuganire mu bijyanye n'uburyo dushobora gutera imbere. Robert Kiyosaki yakomeje kuba ari iwabo aganira na papa we, aramubaza ati papa nsobanurira ni gute nshobora gutera imbere, niko twakira, ni gute nabasha kwagira. Papa we aramubwira ati ibyo bintu ntabyo nzi, ahubwo uzagenda ubibaze papa wa Mike mushiti wawe, ndabizi wowe ashobora kubona igisobanuro bwa ku bijyanye n'uko umuntu ashobora kuba yakira. Nta kindi rero cyabaye, batashatse guteranya kugira ngo barebe umunsi bahura ngo babonane na papa wa Mike. Yabahaye gahunda y'uko bagomba guhura. Igihe cyarageze barahura. Bamajije guhura baraganira cyane, baraganira koko. Arababwira ngo ntabwo nshaka gufata umwanya munini kugira ngo tuganire, ahubwo jewe icyo nshaka no kugira ngo mutangire mujye mu bikorwa. Mugiye kunkorera nzajya mbahemba amaseni 10 yaradufira twadufaranga dukeye. Muzajya munkorera ndajya nyabahemba buri saha, ukore buri gatandatu. Urumva bari abana b'imyaka 9 ntabwo bari gukora iminsi yose. Barakora bakajya bajya ikintu bakoraga nukoza ibintu byari bihari, bakabyoza bakabihanagura nibigira ibivumbi biba bifite bigasa neza. Ariko babona ko ibyo bintu Robert Kiyosaki abona ko ibyo bintu biri kumutesha umutwe, ibintu turigwa dutonda buri munsi, tujye buri munsi kandi akaduhemba utwo dufaranga. Abwira Mike ngo ati ibi bintu ngiye numva nanabivamo, ngiye nzanabireka. Uzabwire papa duhure tumubwire.
Bonye na papa baramubwira ati jyewe ibintu byanyu ndabirambiwe. Araseka cyane azunguza umutwe aravuga ati nari mbizi yuko ibi bintu biri buze bizabarambira. Abantu benshi bazi yuko bajya gukora bashaka gukorera amafaranga menshi, ariko n'ubundi ayo mafaranga menshi iyo atarimo amafaranga, si ikibazo cy'amafaranga ukorera cyangwa se ubwinshi bwayo cyangwa makeya, ahubwo n'ubumenyi wakuye. Jyewe ibyo nabikoze kugira ngo ubashe kumenya ngo ni gute umuntu atangira kwikorera, ni gute abigenza. Ariko mwebwe muri gutekereza ku byamujyanye n'amafaranga. Ati ntimuzagwe mu mutego, yaba amafaranga menshi cyangwa makeya, icyo si ikibazo, ahubwo ni icyo uyakoresheje ukayakoresha mu gushora imari. Kandi nanone muri ka kazi ukiga uburyo ushobora kuba wakwikorera. Nicyo kintu nabikoreye, nagira ngo mbagire ndebe mutangire kuba mwatekereza ngo ni gute twabasha kwikorera, akazi gakorwa gute, bigenda bite. Nawe rero ukurikiranye ikiganiro hano kuri Floris Talks, tekereza mu byo ukora byose, ariko utekereza ngo ese ni gute ibyo nkora bishobora kubyara umusaruro. Mbere yo gutekereza amafaranga yawe uhembwa, utekereze ngo ni gute ibyo nkora cyangwa aho naba ndi hose byabasha kubyara umusaruro, nabibyazamo uwo musaruro. Ibyo bintu bitekereze, unabyandike muri comment ko iki kiganiro aricyo kiri kugufasha mu gihe umaze uri kucyumva. Baratekereje ko barataha, bahita batekereza yuko ikintu bagiye gukora noneho bagiye gushaka uburyo bazajya bacuruza ibitabo bajugunye muri library, bya bindi biba bidafite ibifuniko bitameze neza, bo babifate batangire babicuruza. Barabikoze koko barabicuruza, bakajya noneho batangira kwishyuza amafaranga buri muntu wese uzi kureba igitabo cyangwa gufata igitabo. Babonye ko noneho byo biri kuborohera, kuko noneho bari kwinjiza amafaranga, ntabwo bari kujya gukorera amafaranga, ahubwo noneho barinjiza amafaranga, binjiza amafaranga mu gihe ahandi ho bagendaga gukora buri munsi binjiza amafaranga. Tekereza rero nawe inshuti yanjye ikurikiranye hano kuri Floris Talks, ese uri mu kazi cyangwa utari, uramutse uvuye mu kazi, ako kazi urimo urakora, wabasha kugira icyo winjiza? Bitekereza neza unsubize. Ushobora kugira icyo winjiza? Sobanurira neza tuganire. Ese ntabwo watekereza ikintu gishobora gukora no mu gihe waba utagiye ku kazi kikakwinjiriza? Iyi niyo nkuru nashaka kugira ngo nguhe mu gihe turi gusoza umwaka. Urakoze cyane, ndagukunda ukomeje kurikirana ibiganiro byacu. Murakoze.